Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana musi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, no gukora subscribe kuri Kigali YouTube hanyuma ugakanda no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya ijya kuri YouTube channel yacu nyine yitwa Kigali YouTube uzajye kwibona mu bambere 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Shora nanjye gutangira kunkurikirana kuri Instagram wandika Ikwishimwe 13 ubundi ukaba wakanda follow naho ugatangira kunkurikirana ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka nizere ko umeze neza cyane, waba uri mu Rwanda, abantu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi mukomeze kugubwa neza cyane, turabakunda ndetse n'ahandi hose waba uri komeza kugira ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kubana nawe. Twebwe tuvuga imyidagaduro ni nayo makuru kandi ngiye kuguhereza, gusa ndibuze kuguhereza inkuru ziye zitandukanye, harimo n'inkuru ibabaje y'umwe mu bana, reka mwita umwana ko ntabwo ari mukuru cyane, ariko ni inkuru yashenguye abantu benshi cyane. Yitwa DJ Dizzo, aba mu gihugu cy'Ubwongereza, ni umu DJ ufite ama mixtape meza cyane ariko ufite inkuru ibabaje cyane. Ndetse reka tubanze duhere ku nkuru ziri gucaracara zibyutse zivugwa cyane ku munsi w'ejo, wari wo munsi nyine abantu bategereje ko indirimbo ya The Ben na platnumz ijya hanze. Indirimbo yagiye hanze ndetse yitwa Y, ni indirimbo nziza cyane abantu bari kugenda bakunda. Yasohokeye kuri YouTube channel ya platnumz, isohoka ari lyrics video ndetse na audio nyine birumvikana. Ni indirimbo nziza cyane abantu bari gukunda cyane ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ku ma radio stations niyo ndirimbo bari gukina cyane. Ni indirimbo nziza yanditse mu buryo bwiza ndetse igaragaza ko izagira ahantu ikura The Ben ikagira naho imugeze. Yarasohotse rero, yakozwe na producer Made Beat. Ni ubyumva neza, ntabwo akivuga ngo made beat on the beat, asigaye harimo akantu kakavugirizo. Nubyumva neza rero tumenya ko ari made beat wayikoze. Ni indirimbo nziza cyane, nanakurakira kujya kuri YouTube ukayumva. Icyo ni kimwe mu zindi nkuru kandi ziramutse zivugwa mu myidagaduro, ngira ngo twabagejeje inkuru mu minsi yashize tubabwira ko Arthur Rutura yasezeye kuri Kiss FM. Yari yasezeye kuri Kiss FM. Yari gisigaye rero nuko haboneka undi umusimbura. Twari dutegereje kureba se nuhe munyamakuru uzaza agasimbura Arthur kuri Kiss FM, kandi akaza ari umunyamakuru ukomeye cyane uri buze kugira itafari ashyiraho kuri Kiss FM, kubera ko Arthur yari amaze imyaka 7 kuri Kiss FM. Dio yabo ya Sandrine ndetse na Arthur ni dio yari maze igihe kirekire kandi bakora ibintu byiza cyane. Rero hibazwaga undi uzaza gusimbura Arthur kuri Kiss FM, ariko nyuma na nyuma byarangiye uwitwa Gentil Gedeo, umunyamakuru ukomeye cyane w'itangazamakuru maze imyaka myinshi cyane muri uyu mwuga w'itangazamakuru, umwe mu bantu bazi gukora ibyegeranyo cyane, umwe muri batatu beza cyane mu Rwanda, kuko abenshi bakunda kuvuga ni Muhire Munana, Ismael Mwanafunzi ndetse na Gentil Gedeo. Abo ni batatu bakunze kugarukaho cyane nk'abantu bakora ibyegeranyo byiza cyane. Yitwa Gentil Gedeo rero ubu ngubu niwe ugiye gusimbura Arthur kuri Kiss FM uyu munsi. Rero uyu munsi turi kuvugana bari gukora ndetse baramwakiriye kuri Kiss FM. Niyo igiye kubaho ya Sandrine ndetse na Gentil Gedeo, kandi abantu nekereza ko bazaryoherwa cyane kubera ko Gentil Gedeo ni umunyamakuru w'umuhanga uzi ibintu byinshi cyane. Abantu bakurikirana Kiss FM rero nekereza ko bazakomeza kuryoherwa. Turamutse tuvuye kuri izo nkuru, turetse izo nkuru z'imyidagaduro, ni inkuru nahereye kare nkubwira, natangiye nyivugaho gatoya. Ni umwana, ni umusore, reka mvuge kankoreshe umusore yenda ne kumwita umwana. Yitwa DJ Dizzo, kuri Instagram yitwa Dizzo on the mix. Mw'abantu mwe hano kuri isi hari abantu bafite ibibazo bikomeye. Uyu musore aba mu gihugu cy'Ubwongereza, ni umu DJ wabigize umwuga ndetse afite n'ama mixtape agiye atandukanye ari ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse ku ma platforms agiye atandukanye. Kuri Instagram yenda wajya ukamureba, yitwa Dizzo on the mix cyangwa se DJ Dizzo official. Uyu musore ku mugoroba nibwo Yago cyangwa se Nyarwanda yapostinze kuri Instagram avuga ko uyu musore witwa Dizzo on the mix yamwandikiye
akamubwira story y'ubuzima bwe, akamubwira ko arwaye kanseri, ndetse muganga yamubwiye ko isaha n'isaha yakwitaba Imana, amusaba ko byibura nka kimwe mu bintu yamukorera mu minsi mike asigaje ku isi, kimwe ari uko yamupostinga byibura kuri Instagram abantu bakamenya ibyo akora. Ni post irimo agahinda kenshi cyane, ndetse na Yago byamubabaje ku rwego rwo hejuru. Yenda akangusomere neza uko yabyanditse, hanyuma nawe wumve. Hari abantu bo kuri iyi si bababaye, hari abantu barwaye indwara zikomeye cyane, hari abantu bafite ubuzima butameze neza, ariko iyo tubasengeye mu gihe turi gusenga tukibuka gushyiramo amasengesho yacu, basi byibura tugasengera abantu batameze neza, biba ari ibintu byiza cyane. Yitwa DJ Dizo cyangwa se Dizo on the mix. Hashize amasaha 15 iyi post Yago ayishyize kuri Instagram ye. Kuri Instagram yitwa Yago for Real, ngira ngo murabizi. Nubwo amaze iminsi irenga ine ataploading ibiganiro kuri YouTube kubera impamvu twagiye tugarukaho cyane mu biganiro byacu byashize, Yago nyine ntabwo ari gukora. Hari umuntu wamugenzeho ndetse aramreportinga kuri YouTube. Ubu Yago TV Show yarahagaze kugeza igihe kitazwi, ariko akoresha imbuga nkoranyambaga zisanzwe, Instagram, Twitter n'izindi zose arazikoresha, usibye yenda YouTube channel ye niyo itari gukora. Ariko ni Yago nyine ufite wa mutima dusanzwe tuzi, umwe mu bantu bakunda gufasha cyane. Yaranditse ngo uyu musore yitwa Dizo_on_the_mix, niko yitwa kuri Instagram. Akunda umuziki, by'umwihariko umuziki nyarwanda, nawe ni umunyarwanda ariko yibera mu Bwongereza. Uyu musore arwaye kanseri ndetse ikomeye cyane, kubera ko muganga yamaze kumubwira ko asigaje igihe gito ku isi. Yaranyandikiye arambwira ati, ikintu kimwe wankorera kikanshimisha ni uko wampostingira iyo artwork yerekana ibyo nkora, ku buryo umunsi nzaba ntakiri ku isi abantu bazamenya ko habayeho umudije witwa Dizo. Yagarakomeza agira ati, nahise numva agahinda kanyishe, nawe ndagusabye ngo nubona iyi artwork please yipostinge, nurangiza umutaginge, nzi neza ko biri buze kumushimisha cyane. Ikitonderwa cyangwa se NB nota ben, ni Yago n'ubundi yicugomeza kwandika munsi y'iyo post nayo mafoto agiye atandukanye yashyize kuri Instagram. Yaranditse ngo, nyuma y'amaboko ndetse n'ubwenge bwa muntu hari Imana ikora ibitangaza. Munyemerere mbasaba inkunga y'amasengesho kuri uyu musore ukiri muto, kandi ndumva mfite icyizere ko azakira. Akomeza agira ati, stay strong my brother. Ahita taginga Dizo on the mix. Nk'abantu mwe hano hanze hari abantu bafite ibibazo, hari abantu bariho ariko abaganga bakurikirana iby'ubuzima bwabo barababwiye ngo isaha n'isaha uzitaba Imana kubera uburwayi bwawe revo ibumaze kugeraho. Byakoze ku mutima w'abantu benshi, binatuma abantu benshi nyine bamupostinga baranamutaginga. Harimo nk'uwitwa Peter, umwe mu banyamakuru bakomeye cyane b'imyidagaduro mu Rwanda, nawe yafashe umwanya apostinga Dizo, hanyuma yandika amagambo agiye atandukanye amubwira ko atamuzi cyane, ariko ari proud ye kandi yizera ko Imana ishobora kuzakora ibitangaza, ubuzima bwe bukongera bukaba ubuzima nyabuzima. Ayo magambo muganga yamubwiye ko isaha n'isaha ashobora kwitaba Imana, yenda hakagira ikintu gihinduka cyane. Dizo on the mix nawe yaje muri comment section, ubundi muri munsi iyo post nyine ya Yago arandika ngo ararwaye cyane ariko afite Imana, afite n'abantu bameze nka Yago nyine bamufasha nyine gutsinda ubu burwayi akongera gusubira mu buzima bwiza cyane. Yandika ko akunda Yago cyane, ndetse anashimira abantu bose bari kugomeza kumupostinga banamutaginga. Ashaka ko no mu gihe azaba atakiri ku isi abantu bazakomeza kumenya ko basi byibura habayeho umudije witwa Dizo wakoraga ibintu byiza cyane. Yitwa Dizo on the mix. Niba ukoresha Instagram, uyu musore nta kindi agusaba kugenda kuri Instagram ukamupostinga hanyuma ukamutaginga. Ibyo ngibyo biramushimisha cyane nk'umuntu udasigaje iminsi myinshi ku isi nk'uko muganga yabimubwiye. Benshi babikoze, harimo witwa Niyo murabizi n'umukomediye, harimo nyine witwa Peter namukubwiye. Yagowe niho story
abantu bayimenyeye cyane, n'umudj ukiri mutoya ariko urwaye kanseri ikomeye cyane ku rwego rw'uko muganga yamubwiye ko isaha n'isaha iyo kanseri yamuhitana. Reka dukorere ibingibi DJ Dizo, tumutagenge, tumushimishe basi byibura mu gihe gito asigaje ku isi, ibintu byose byibura ubuzima bwe bwa nyuma bwo ku isi buzamugendekere neza cyane. Niyaga ariko mwabana mwe Yago sinzi umutima afite ukuntu umeze, ukuntu nyine abiyumva yafasha abantu bose. Ni ibintu byiza cyane, umwe mu banyamakuru kandi bakuzwe cyane, baba bari no gusengerwa cyane kugira ngo YouTube channel ye igaruke ku murongo. Ari nako ngushimira cyane wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezwaho, amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza udukurikirane, n'ukuri natwe ntabwo tuzagutenguha. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane. Ciao.